Byaba bibabaje cyane warataye umwanya wapurayinga ushaka full scholarship cyangwa buruse ukayibura kubera yuko watsinzwe n'ikizamini cya nyuma cya buruse. Ariko hano mbazaniye igisubizo cy'uko tugomba kumenya bino bibazo 35 bibazwa mu kizami cya buruse, ndetse iyo ugiye ubizi neza ubasha kuba watsinda 100% ukaba watsindira buruse yawe. Rero hano niba nawe ugikunda ibitekerezo nk'ibi ngibi ukaba utarakanda subscribe, bimenya yuko urimo uracikwa. Igihe nshyizeho video ikugira inama y'ukuntu wabona buruse ku manota yawe 50 kuzamura, ukaba utarakanda subscribe kugira ngo umenyeshwe ayo makuru mu ba mbere, uba urimo uhomba cyane. Kanda subscribe hanyuma nkwereke bino bibazo bigera 35 bibazwa mu kizamini cyo gutanga buruse, ukaba wabasha kubitsinda nawe ukabona buruse. Hari abantu benshi nzi bagiye bajya mu kizamini cya buruse barujuje ugasanga barayibuze. Rero ni mpamvu hano ugomba kukwereka ibibazo byose bibazwa muri kategori uko zigera mu 8. Hari kategori ya mbere ibaza ku bibazo bifunguye bijyanye n'uko wiyumva. Iyo iba ari kategori ya mbere mu bibazo bya interview yo kubona buruse. Ndetse n'ikibazo cya kabiri ubwo ni kategori ya kabiri ivuga ku bibazo birebana cyane n'uko wiyumva. Iyi bari kategori ya kabiri. Ndetse hari ibindi bibazo babaza muri kategori ya gatatu, ibibazo bijyanye na buruse. Iyo ngiyi bari kategori ya gatatu. Hakaza rero na kategori ya kane, turagenda tuyirebera ibibazo buri kategori. Kategori ya kane ni ibibazo byerekeye imbaraga zawe cyangwa strength, imbaraga zawe. Ndetse kategori ya gatanu tudatinze ni ibibazo byerekeranye n'ibibazo ndetse n'imbogamizi ugenda uhura nazo. Iyo iba ari kategori ya gatanu mu bibazo babaza umuntu ushaka kubona buruse. Ndetse kategori ya gatandatu ni ibibazo byerekeye imyitwarire ndetse n'imyifatire yawe. Aha niho ruba ruzingiye. Noneho kategori yindi ikurikiyeho iba ari kategori ya karindwi igendanye n'ibibazo bigana ku hazaza hawe. Ibibazo birebana ku hazaza hawe nibyo bibazo bakwaza muri kategori ya karindwi. Ndetse kategori ya nyuma ari nayo ya nyuma ni ibibazo byo gusoza. Yego, ahangaha rero niho ruba ruzingiye. Igihe iyo utarakurikiranye aya makuru ubasha kuba wahomba. Rero reka twihute tugende kuri kategori ya mbere turebe n'ibibazo babasha kubaza. Ikibazo babasha kubaza muri kategori ya kabiri babaza ibibazo bigera muri 4. Icyambere avuga ngo tell about yourself cyangwa tubwire ibyawe. Rero iki kibazo cya mbere iyo utabashije kugikurikirana ngo umenye n'uburyo uzagisubiza ubasha kuba wahomba. Ndetse ikibazo cya kabiri bakavuga describe yourself in the 3 words. Ndetse bakongera cyangwa akabaza ngo how you describe yourself cyangwa sobanura uwo uriwe mu magambo 3. Cyangwa bakakubaza ese we wakwiyita ute. Yego, ikibazo cya gatatu rero kiza kivuga ngo what is the something unique about you, cyangwa ni ikihe nuhe mwihariko wawe. Cyangwa igihe bakubaza ngo what is the something about that no one else knows, cyangwa ni ikihe kintu kikuvugwaho abandi batari bazi. Ikibazo cya kane muri kategori ya mbere ari byo babaza nabwiye yuko kategori ya mbere baza ku bibazo bigendanye n'uko we uri kwiyumva. Ikibazo cya kane ngo tell us a few things about yourself that did not appear in your application material, cyangwa ngo tubwire ibintu bike kuri wowe bitagaragaye mu rupapuro wasabyeho buruse. Yego, iyi aha niho ruzingiye muri kategori ya mbere bakubaza ibibazo bijyanye n'uko wiyumva. Rero hano ni muri kategori ya mbere. Bino bibazo iyo ubashije kubizi kategori ya mbere uyivamo amahoro. Hano bahitamo ibibazo bigera muri 3 bakaba bakubaza byakunanira urumva ububuze buruse kandi bitakabaye ngombwa. Rero ndagira ngo mbanze mbakopeze ku bibazo bibazwa mu kizami cyo kubona buruse, hanyuma muranyandikira muri comment ahantu mwumva yuko muri kategori navugaho byinshi, ndetse nkabereka n'uburyo basubiza mu kubona buruse. Hano niho ruzingiye. Nago wowe ikintu cya mbere ubanza kumenya, banza umenye iyo campus amanota ufite, nurangiza uhite umenya n'amashami arimo. Baje kuba bakubaza ibibazo bigendanye n'uburyo ari ayo mashami. Niba ari art and design cyangwa ari science, bakubaza ibibazo bitandukanye n'ibyo babaza umuntu wize economy. Yes, ibi rero ugomba kubimenya, wajya no ugasubiza nk'umuntu wiga koko iryo somo. Rero katureke gutinda tujye no kuri kategori ya kabiri.
Kategori ya kabiri twavuze yuko ari ibibazo biba birebana cyane n'uko wiyumva, cyangwa ngo more specific about you. Yego, ukuntu wiyumva rwose niho bahita bakubaza muri kategori ya kabiri. Igihe bamaze kukubaza muri ya kategori ya mbere igendanye n'uburyo ibintu uburyo wishimyemo. Noneho ikibazo cya mbere baza muri kategori ya kabiri twavuga yuko ari nacyo cya gatanu, ngira ngo muri kategori ya mbere twabonye ibibazo 4. Ikibazo cya gatanu cyabaho ati who has been a role model for you, who does you look up to. Hano rero bahita bakubaza ninde w'intangarugero kuri wowe cyangwa ninde ugenderaho. Igihe rero uba utabasha gusubiza, rero niba ubasha gusubiza role model wawe, vuga role model ukomeye unarenze ugendanye n'ibintu ushaka kwiga. Nawe wiga siyanse, vuga nk'umuganga runaka urenze uvura indwara bigendanye n'ibyo urimo urasabamo. Yego, aha niko gatrike kaba karimo. Mu gihe rero model wawe ntabwo uzavuga ngo ni papa wawe ntabwo yize siyanse cyangwa ntabwo yize art and design. Rero niba ushaka kuvuga role model ugomba kuvuga umuntu related cyane n'ayo masomo ushaka gukomeza muri kaminuza. Ndetse ikibazo cya gatandatu ari nacyo cya kabiri babaza muri iyi kategori ya kabiri, barakubaza ngo what is your favorite book and why, cyangwa ni iki gitabo ukunda cyane kandi ni ukubera iki ugikunda. Aha ngaha rero niho ruba ruzingiye. Rero iyo bakubajije aha ngaha, vuga igitabo related n'amasomo yawe. Guys, niba wiga siyanse, reka dutange urugero ku muntu wiga siyanse, vuga igitabo kigendanye no kuri siyanse, ku binyabuzima nyine, yego, cyangwa ku binyabutabire. Rero ugomba kuvuga yuko igitabo ukunda cyane, cyangwa ukavuga n'impamvu gikunda ari uko kikwereka amahirwe cyangwa amahirwe y'ukuntu wabasha gukora ibyo bintu byawe, ndetse kikabasha kubigusobanura. Niba wiga siyanse, vuga ku bintu biri related cyane ku gitabo. Ntabwo uzavuga novel kandi ukiga art and design, ahubwo wowe niba wiga art and design, vuga ku bitabo by'amanobo, vuga bya William Shakespeare, bya Morgan Fiyong n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ukavuga igitabo kiri related n'amasomo yawe. Iki cyari ikibazo cya gatandatu babaza muri kategori ya kabiri. Noneho ikibazo cya gatatu babaza muri kategori ya kabiri sasa rero kiravuga ngo what is subject you favorite in school. Okay, rero kitakubaza ni ikihe kintu wigira mu ishuri ukunda cyane. Yego, aha rero bazingi nakubwiye yuko ugenda gusubiza nk'umuntu nyine winjiye muri iryo somo, winjiye muri iyo kaminuza ifite ayo masomo. Guys, nabyo gukina hano ni ikizami cya buruse, kandi bakubaza ibintu ngo basuzume bacekinge intekerezo zawe. Nabwiye yuko muri comment murambwira kategori wenda mwakumva yuko yazabagora, nkabereka uburyo wayisubiza neza kandi bikoroheye. Rero ikibazo cya kane babaza muri iyi kategori ya kabiri, barakubaza ngo what is a meaningful experience or a class you have had in school, cyangwa kwanda nuruhe rugendo cyangwa isomo ry'ingenzi wize mu ishuri. Yego, iri somo ry'ingenzi rero n'urugendo ugomba kuvuga rya somo n'ubundi uri mushakira buruse. Niba ushoje muri siyanse, vuga isomo biology, chemistry, mathematics cyangwa physique n'andi masomo. What is art and design, vuga nyine ibigendanye n'iryo somo. What is entrepreneur, vuga ibigendanye na entrepreneur no kwihangira umurimo. Ati bakavuga ngo what a meaningful experience or class you have had in a school, cyangwa uruhe rugendo cyangwa isomo ry'ingenzi wigiye mu ishuri cyangwa wize mu ishuri. Ubwo vuga isomo related cyane na bya bindi urimo urasabira buruse. Ikibazo cya gatanu rero babaza muri kategori ya kabiri, bakubwira ngo what is the something important you'd like us to know about your background. Okay, bagahita kubaza ngo ni iki kintu cy'ingenzi wifuza ko tumenya ku buzima bwawe. Hano rero sasa rero ntabwo uhita usubiza ati ntacyo. Aho gushobora kuvuga ati jewe bigendanye nyine n'isomo wenda wiga runaka. Urugero wenda niba wiga art and design, ukaba wiga ibintu bigendanye n'ubugeni, ugati njyewe nkunda gusoma amanovo cyangwa ibindi bitabo, ariko ukasubiza mu buryo bugendanye
n'amasomo ushaka kuziga cyangwa ushaka yuko baguhera buruse. Iyo yari kategori ya kabiri rero ibazwamo ibibazo bitanu. Ubwo tudatinze twajya muri kategori ya gatatu tukareba naho uburyo biba byifashe. Kategori ya gatatu rero wambaza ati ibimeze ite? Kategori ya gatatu ibibazwa ibibazo bigendanye n'iyo buruse urimo urasaba. Kategori ya gatatu ibazwamo ibibazo bigendanye n'iyo buruse urimo urashaka. Iyo ni kategori ya gatatu. Sasa nabwo yuko ari kategori ya 8 babazamo ibibazo bigiye bitandukanye, kandi buri kategori bagenda bakuramo ibibazo ugenda ubazwa. Igihe uzi bino bibazo 35 ufite amahirwe 100% yo gutsinda ikizamini cya buruse, ukahava rwose ufite icyizere yuko wanayibonye. Rero katureke gutinda tujye no muri kategori ya gatatu. Ubwo turera ku kibazo cya 10 ari nacyo cya mbere kibazwa muri kategori ya gatatu, kivuga ati why do you deserve this scholarship, cyangwa kuki wumva yuko ukwiye kuba wabona iyi scholarship. Hano rero utusubiza mu buryo buri deeply cyane n'uburyo ubishaka n'uburyo byakugirira akamaro ndetse ikagirira akamaro society ndetse n'igihugu cyawe. Ati what do you deserve this scholarship, kuki ubona yuko ukwiye iyi buruse, ugahita ubisobanura nyine nk'umuntu wakopejwe kino kibazo. Ndabinginze nimuzanenguhe guys. Hanyuma rero ikibazo cya kabiri kibazwa hano turetse gutinda kiravuga ngo why did you choose this school or program, ngati kuki wahisemo iri shuri cyangwa uyu mushinga. Ugomba gusubiza ukarata icyo kigo, ukarata uburyo icyo kigo ukibona nkaho cyagufasha kugera ku nzozi zawe muri ayo masomo. Nabwiye yuko mbere yuko usubiza bino bibazo banza umenye ikintu ushaka, umenye n'amasomo ushaka gukurikira, ndetse umenye niyo campus ibintu bigendanye muri iyo kaminuza urimo urashaka mu buruse. Icyo gihe rero biba byoroshye kuba wasubiza. None hano ugahita usubiza ati kuki wahisemo iri shuri cyangwa uyu mushinga. Ugomba gusubiza nk'umuntu nyine ushaka icyo ageraho. Hanyuma ikibazo cya gatatu turetse gutinda kiravuga ngo why did you choose to apply for this scholarship, ngati kuki wahisemo gusaba iyi buruse. Okay, ugomba kuvuga none impamvu wahisemo gusaba iyo buruse ugendeye ku masomo urimo urasabira buruse. Aha rero niho ruba ruzingiye muri iyi kategori ya gatatu nk'uko turimo turabibona. Rero ugahita usubiza rwose nk'umuntu wabashije kuba yabona bino bibazo. Wowe urasubiza inyuma video bino bibazo ubyigubire vize neza, kuko ahangaha niho habazwa ibizami bya full scholarship. Iyo ubizi ubona full scholarship itavangiye rwose. Hanyuma ikibazo cya kane kibazwa hano kirakagira giti why should you be the one to receive this scholarship, cyangwa ati kuki ari wowe ukwiye guhabwa iyi buruse. Hano ugomba kugaragaza umwihariko wawe n'ibyo wumva ushobora kugezaho abantu cyangwa igihugu cyawe abandi batagejejeho. Rero hano niho ugomba kugaragaza umwihariko wawe, bakaba bati uyu mwana hari plan afite mu mutwe yazagezaho abantu mu gihe kizaza, reka tumuhe buruse. Hanyuma rero ugahita usubiza nk'umuntu wabisomye neza, ukavuga impamvu ari wowe wumva yuko ukwiye guhabwa iyi buruse. Ati why should be the one to receive this scholarship, ugahita usubiza muri kategori ya gatatu. Ubwo iyo tuvuye kuri iyo kategori ya gatatu ibazwa ku bibazo bigendanye n'iyo buruse urimo urasaba, uhita ujya kuri kategori ya kane. Kategori ya kane rero ukuntu ibiteye ibivuga ku bibazo byerekeye imbaraga zawe cyangwa positive pressure. Ibi ni kategori ikubiyemo ibibazo bigendanye n'imbaraga zawe. Nyaboneka kanda subscribe niba utarakanda subscribe, ufungure inzogera yawe, ufungure notification all, kuko iyo utakanze subscribe ngo ukande ku nzogera, igihe nzanye ayandi mabwiriza mashya kugira ngo tubone buruse usanga urimo ugenda ucikanwa. Kandi ikintu wowe ugomba kunkura ni ugusharinga iyi video ku banyeshuri cyangwa ku bantu b'abarimu ndetse n'abandi bafite icyo bahuriyeho no ku burezi bw'umwana. Igihe umfashije ugasharinga iyi video ubaye umwe mu bantu babashije kogagiza buno butumwa bukagera ku bantu batarabubona. Hano tugomba gufashanya, nibyo bintu byatuzanye. Reka tureke gutinda rero tujye kuri kategori ya kane ivuga ku bibazo byerekeye imbaraga zawe cyangwa positive question.
ubwo tugeze ku kibazo cya 14. Ikibazo cya 14 rero kikabazwa gute? Ikibazo cya mbere bashobora kukubaza bakwaza ngo what is your greatest strength, cyangwa ni ikihe kintu cyawe ukunda cyangwa ukomeyeho cyane. Aha niho ruba ruzingiye rero. Ikibazo rero uba ugomba kugisubiza neza cyane, ukavuga ikintu ukomeyeho. Ikintu ukomeyeho uvuge n'ubundi ibintu biri related cyane n'ayo masomo uri gusaba. Iki ntabwo uzavuga ati ngo ikintu nkomeyeho oya, ikintu ukomeyeho ni ibintu bigendanye n'ayo masomo yawe. Nabwiye yuko muza kunyandikira muri comment mukambwira nimero z'ibibazo byabagoye, nkazaza nkabereka ukuntu babisubiza udategwa, ukabasha kuba watsindira full scholarship. Noneho ikibazo cya kabiri kibazwa muri iyi kategori ya 4 kiragira kiti what activity are you involved in, cyangwa ni izihe gahunda cyangwa ibikorwa urimo. What activities are you involved in, ibikorwa nyine urimo. Yego sasa rero niba wenda uri musaba buruse igendanye n'ibintu byo gukomeza ubuganga, vuga yuko ibikorwa uri mu gikorwa cya Croix Rouge cyangwa ibintu bigendanye n'ubuzima. Noneho niba wiga ibintu bigendanye n'umuziki, vuga yuko uri muri karabu y'abanyamiziki ahantu runaka. Noneho niba wiga entrepreneur, vuga yuko uri muri business cyangwa mu itsinda runaka ukotezamo amafaranga. Rero ugasubiza kino kibazo cy'ibikorwa urimo ugendanye n'ibintu urimo urasabira buruse. Hanyuma ikibazo cya gatatu kibazwa muri iyi kategori ya 4 kikaza kivuga kiti tell us about the one of your personal achievements, cyangwa tubwire ku ntsinzi imwe wakoze ku gihe cyawe, ku giti cyawe, tubwire intsinzi imwe wakoze. Naha rero haba harimo agatrike sasa. Igihe urimo uragaragaza intsinzi wagezeho, uvuga intsinzi n'ubundi kigendanye na ya masomo cyangwa ibyo uri gusabira buruse. Urugero wenda niba ushaka gukomeza ibintu bigendanye n'ibinyabutabire, vuga yuko warebye nk'ahantu ukuntu ibintu bikorwa, ukabona ukuntu bakora nk'isabune, nawe ukabasha kuba wayikorera. Cyangwa ukabona ukuntu ufata produit ukagira gutya ugahita ukora wenda sirage. Icyo gihe rero iyo bigaragaje bavuga yuko wa muntu bya bindi yize agerageza no kubishyira mu buzima busanzwe. Icyo gihe uba uri umunyamahirwe rwose mu kugera ku ntego zawe zo kubona buruse bikoroheye cyane, ndetse iyo wanayibonye uhava ubizi neza ko wayibonye. Rero reka tugende no ku kibazo cya 3 kivuga kiti what are your biggest accomplishments. What are your biggest accomplishment, cyangwa ni izihe ntsinzi cyangwa ibihe by'ingenzi wagezeho. Aha rero ni wowe waruzigiye. Ahangaha rero iyo uri umuhanga usubiza yuko wabanje gukora ibintu bikakunanira, hanyuma nyuma yaho kaza gukora ikintu ukakigeraho. Nicyo bita biggest achievement. Ni itsinzi, ntago ari agatsinzi guys, ni itsinzi ifatika nyine ku buryo umuntu ahita abyumva ati uyu mwana kwere akwiye buruse. Hanyuma reka tujye ku kibazo cya 5 kibazwa muri iyi kategori. Ni ikibazo kivuga ati when have you demonstrated leadership skills, cyangwa tell me about your leadership experience. Hano ati niryari, ati when have you demonstrated leadership skills, cyangwa ati niryari werekanye ubushobozi bwo kuyobora. Icyo cyangwa bakakubaza ngo tubwire, cyangwa tell me about your leadership experience, cyangwa tubwire ku bunararibonye bwawe mu buyobozi. Ahangaha rero sasa niba wenda ndagaruka n'ubundi kuri ya masomo uri murakira full scholarship cyangwa buruse. Wenda niba ari science, uvuga yuko wabaye umuyobozi wa club, wenda wa science club. Icyo gihe iyo ubisubije gutya ati wa mwana noneho yari n'umuyobozi kweli. Noneho niba wiga entrepreneur, uvuga yuko wari perezida w'itsinda runaka rikoteza ryitwa ukunguko. Icyo gihe rero uba ugaragaje ubushobozi bwo kuyobora wagaragaje. Noneho ukavuga ubuyobozi bwo bwerekeranye ayo masomo uri gusabira buruse cyangwa full scholarship.
Iki ni ikibazo kibazwa rero muri iyi kategori. Iyo ubizi neza rwose ubasha kuba wabigeraho. Reka rero tureke gutinda tujye no muri kategori ya gatanu ibazwamo ibibazo byerekeranye ibibazo ndetse n'imbogamizi ugenda uhura nazo. Ahangaha rero baba batangiye no kukureba mu mutwe n'ibitekerezo byawe, ariko iyo uzi bino bibazo mubwiye ko ari 35 ndi kugenda mubwira, ubasha kuba wabitsinda neza ndetse nube wanategwa. Rero ikibazo cya mbere baza muri kategori ari nacyo cya 19 kivuga ati what is your greatest weakness? Okay, ugatuvuga ati ese ni ikihe kintu utekereza ko ari imbaraga nke zawe cyangwa udakomeyeho? Ahangaha n'ubundi uvuga ugendanye n'ubundi y'amasomo yawe. Ndavuga noneho reka mvuge wenda ku bintu bigendanye na art design, wenda n'urugero ikintu utekereza ko yuko udakomeyeho, sibyo? Niba wenda urimo urasaba full scholarship kandi twabonye yuko powerful muri strength muri bya bibazo wavuze yuko wenda wari uri mu club ko kubyina, cyangwa uvuge ikintu imbaraga zawe nkeya, sibyo? Ari nk'umuntu wakubwira yuko uri guperforminga nabi, ariko hano uragaragaza imbaraga zawe nkeya. Icyo mugomba gukora ni ukumbwira ati iki kibazo rwose kumvishe harimo akantu, uzakitubwiraho n'uburyo wagisubiza bakopezemo ukuntu biba bimeze. Hanyuma ikibazo cya kabiri kibazwa muri kategori ya gatanu ibibazo bigendanye n'imbogamizi n'ibibazo uhura nabyo, cyavuga ngo tell us about a mistake you have made in the past. Tubwire ku ikosa wakoze mu gihe cyashize. Aha, ikosa wakoze rero hano atasiyo ntabwo ari urugomo wakoze. Aha niho baba bagutegeye sasa. None nagusha bati ngo wenda nafise ngo mwarimu ngigumi nyuba bamaze kukica rwose. Ahubwo wowe ikintu ugomba gukora, wenda niba ushaka buruse y'ibintu bigendanye na electronic, vuga yuko wenda ikosa wakoze ari uko wenda wamenye radio wumvira imivuga, ugashaka kureba abantu barimo baravugiramo ukuntu baba bameze n'ukuntu baba basa. Icyo gihe baba bumva yuko yasomo n'ubundi wari urifitiye amatsiko. Noneho niba wiga niba ushaka gukomeza ku bintu bya siyansi, vuga nyine akantu wagiriye amatsiko muri iryo somo ugatuma ukora mistake cyangwa ikosa. Icyo gihe ubu baye umwe mu banyamahirwe batsindiye buruse ugisubiza kino kibazo neza cyane. Ndetse ikibazo cya gatatu kibazwa muri iyi kategori kiravuga kiti ngo tell us about your biggest regret. Cyatubwira ikintu wishinja cyane ko wakosheje. Wishinja cyane ko wakosheje. N'ubundi hano uzavuga udukosa wagiye ukora muri ibyo bintu bigendanye n'iryo somo. Ni nabahaye ibintu bigendanye na electronic, uvuga ibintu byo kumena radio. Ikintu wishinja ko wakoze noneho sasa, vuga yuko iyo radio byarangiye uyishwanyaguje, uvuga ngo ugiye kuyiteranya. Iyo urumva uvuze ubugaragaje ya matsiko, ariko bikagaragaza yuko wishinja yuko icyo kintu utakibaniye neza. Yego, urumva ibyo bintu uba ubigaragaje neza. Noneho wenda niba ari ibintu by'ibinyabutabire, wenda vuga yuko wenda ikintu wishinja cyane yuko waba warakosheje, wenda vuga yuko wenda urugero wahaye ihene amavuta, urebe ukuntu nayo ibyibuha. Icyo gihe n'ubundi nyine uba ushaka kugaragaza ikibazo cyangwa ikosa wakoze bigendanye n'iryo somo runaka. Noneho hano ikibindi kibazo cya kane bakubaza what does you failure mean to you? Cyangwa gutakaza cyangwa gutsindwa bisobanuye iki kuri wowe? Gutakaza cyangwa gutsindwa bisobanuye iki kuri wowe? Icyo gihe rero iyo usubije nabi hano rwose nyayuko buruse yawe wayibuze. Hano uba wayibuze. Hanyuma ari ikintu ugomba gusubiza cyangwa trick zo gusubizamo kino kibazo, uba ugomba kuvuga yuko wenda ikintu wumva yuko gutsindwa bisobanuye ari igihe uba utabashije kugera ku ntego zawe ariko wagerageje gukora, utatsinzwe kugerageza. Uvuga ati yuko wakoze ugatsindwa. Wivuga ati ngo gutsindwa kuri wowe ngo bari ubugoryi, ngo no kutagira icyo witaho. Oya, gutsindwa ni ibintu bibaho, kandi ku bantu batanga buruse baba bazi yuko gutsindwa ari ibintu bibaho. Ahubwo bwa yuko gutsindwa ari igihe wabigizemo amahirwe make wakoresheje imbaraga zawe zose. Icyo
gihe nibwo wavuga yuko watsinzwe. Hano ndi kubanyuramo mu ncamake kugira ngo muze kwandika muri comment muri ibibazo 35 byabananiye cyangwa wumva yuko harimo akantu gakomeye, hanyuma ngiye nkazagufasha kubisubiza neza mu buryo butomoye. Hanyuma reka tujye ku kibazo cya gatanu babaza muri iyi kategori ya gatanu, aricyo kivuga ngo tell us about an experience where you overcome adversity, cyangwa ngo tubwire ku rugendo rw'imbogamizi rw'ingenzi watsinze. Urugendo rw'imbogamizi rw'ingenzi cyane watsinze. Hano rero ugahita ugaragaza ubunararibonye ugendeye kuri experience yawe, ndetse ukavuga n'uburyo wabitsinze ugendeye kuri experience. Yego wenda ndacyagaruka wenda nko ku bantu biga siyanse, uvuga wenda niba wenda wari urwaye muri siyanse, wenda twize ibintu bigendanye na beze, wenda byo by'igifu, koroshya igifu, wenda avuga yuko wigeze kumva yuko wenda igifu gikomeye ukaza kuba wafata beze runaka ukumva bimeze neza. Ubwo rero hano usubiza bigendanye n'uburyo wowe urimo urashaka iyo buruse ndetse n'amasomo agendanye n'ibyo uri gusabira buruse. Nababwiye yuko ugomba kunyandikira muri comment ukambwira ikibazo twasobanuraho cyane. Iyi rero yari kategori ya gatanu. Reka tujye kuri kategori ya gatandatu. Nabwiye yuko ari kategori 8 uba ugomba kumenya bino bibazo 35. Nakubwiye yuko iyo ubizi neza menya yuko buruse yawe wamaze kuyitsindira utaratangira kuyikora. Hanyuma ikintu ngenza bakora muri video itaha ni ukubabwira ukuntu uzagenda ugaragara mu gihe ugiye gukora ikizami cya buruse. Ugiye n'ukuntu ugaragara nabyo birakonta. Niba wiga siyanse hari ukuntu uzagaragara, nawe wiga ubugeni hari ukuntu uzagaragara. Ibintu nk'ibyo byose nzagenda ndushaho kubibereka. Reka tubanze turebe ibingibi bibazo ugomba kuba uzi mu mutwe mbere yuko ujya gukora ikizami cya full scholarship. Yanyuma rero niba ugikunda ibitekerezo nk'ibi guys, kanda subscribe, ufungure inzogera yawe kugira ngo utazacikanwa n'indi video nzabakoreraho itwereka ukuntu tuzagera ku nzozi zacu binyuze muri performance y'amanota yacu ndetse no kubona full scholarship. Ibyo nibyo mbifuriza, kandi nkashimira cyane abantu babonye buruse twarabagiriye inama bakadushimira ati mwarakoze. Abo nanjye ndabashimira ku mutima, byibuza binyereka yuko hari abantu dufasha hanyuma bakagenda bakibuka yuko twabafashije. Icyo nubwo gukora ni ugusharinga iyi video kugira ngo n'abandi bose babibone. Uri muri groupe ya WhatsApp basharinga babone aya makuru, niba uri kuri Instagram basharinga cyangwa kuri Twitter ubasharinge bose. Hanyuma rero tujye kuri kategori ya gatandatu. Ya gatandatu ivuga ku bibazo byerekeye imyitwarire ndetse n'imyiyumvire yawe. Aha niho ruzingiye sasa rero. Hano ni personal philosophy and behavior, cyangwa ibibazo bigendanye n'imyitwarire yawe n'ibyiyumviro yawe cyangwa imyiyumvire yawe. Hanyuma rero sasa ikibazo cya 24 kiravuga ati what does your work process look like, cyangwa uko ukora ibintu cyangwa uko wikorera bimeze bite. Hano ugahita usubiza nk'umufilozofi. Hano winjiye mu gice cya filozofi witonde, gusubiza hano nk'abafilozofi ugasubiza rwose. Nabo bategera bati uyu muntu afite ibitekerezo birenze. Uko wakora ibintu cyangwa uko wikorera ibintu byawe biba bimeze bite rero, bimeze bite, ugasobanura ku ikibazo cya 24. Hanyuma ikibazo cya 25 muri iyi kategori ya gatandatu kikaza kivuga ati what motivates you, cyangwa niki kigukangurira cyangwa kigushyigikira mu gukora ibintu byawe. Ikintu kigukangurira gukora ibintu cyangwa what motivates you. Nagerageje kubishyira kugifata mu Kinyarwanda mbishyire no mu Kinyarwanda, kugifata mu Cyongereza nshyire no mu Kinyarwanda kugira ngo wumve n'uburyo uzasubiza, wumve ikibazo. Kuko iyo wumvishe ikibazo ufite amahirwe 70% yo guhita ugitsinda. What motivates you, cyane iki kigukangurira gukora ibintu byawe, ugahita usubiza nk'umufilozofi rwose. Hanyuma ikibazo cya gatatu kikaziba ati what does you an idea college or university look like to you, why, cyangwa ishuri ryawe ryiza cyane uribona ute, kuki uribona uko rero, ugahita usobanura impamvu. Hanyuma ugahita hano uhita usubiza nyine
urata iyo college ukayirata byatari mwe byasa. Noneho ikibazo cya kane ukaza usubiza ati how do you manage stress, cyangwa ukoresha iki cyangwa ukora iki mu gihe uri mu bwigunge cyangwa ufite umunaniro ukabije. Ni gute managinga stress yawe? Hano witonde uburyo usubiza. Niba uri umunyeshuri uvuga ati ngiye managinga stress igihe nagiye gusoma igitabo, sibyo, cyangwa igihe nagiye muri siporo, wivuga ati ngo ngewe ngo mara stress igihe nagiye mu kabyiniro. Wapi, uba warangije kubyica. We subiza nyine nk'umufilozofe. Hano barimo bacunga ibitekerezo byawe, filozofi. Hanyuma rero iyi yari kategori ya gatandatu. Reka tureke gutinda tujye kuri kategori ya karindwi. Kategori ya karindwi rero ibazwa ku bibazo bigana ku hazaza hawe. Hano baba batangira kukubaza ibibazo nk'umuntu utarabona buruse, bakagenda bakwinjizamo noneho nk'umuntu wabonye buruse. Hanyuma hano akakwinjizamo nk'umuntu wamaze kwiga, bakakwinjizamo noneho muri kategori ya karindwi bakwinjizamo nk'umuntu wabonye ya buruse akabyiga. Noneho mu gihe cy'ahazaza hiwe bizaba byifashe gute? Hari ibibazo rero bakubaza muri kategori ya karindwi. Hano turajya ku kibazo cya 28 kivuga ati what is your dream job, cyangwa ati ni iyihe mirimo y'icyifuzo ufite. Ego, niba ari art cyangwa ubuhanzi, uvuga yuko ushaka kuzaba umuhanzi urenze byahatari. Rero niba ushaka kuba umuganga, uvuga yuko wenda ushaka kuba umuganga uvura indwara runaka bitewe n'ibintu uri gusabira iki iyo buruse. Ntabwo yuko ibintu uri gusabira buruse ni urufunguzo cyane rw'ingenzi rutuma ugera ku nzozi zawe. Hanyuma iyo tuvuye ku icyo kibazo cya mbere kibazo muri kategori ya karindwi, tuza ku kibazo cya 29 aricyo cya kabiri kivuga ati what are your career goals, cyati ni iyihe ntego ufite mu mwuga wawe. Ukabisobanura. Niba ari umwuga w'ubuganga, hano menya yuko urimo winjiye mu kazi. Hano urasubiza nk'umuntu winjiye mu kazi. Intego ufite mu mwuga wawe ukagenda usobanura. What are your career goals? Ukagenda ubisobanura neza cyane. Hanyuma intego ufite mu mwuga wawe, sibyo? Urugero hano niba mu Rwanda hari abantu wenda bavura indwara zo mu mutwe ari bake, ati intego yawe ari uko wazavura abantu indwara zo mu mutwe, ukagenda byose ubigaragaza. Hanyuma tugiye ku kibazo cya gatatu kibazwa muri kategori bati ngo where do you see yourself in 5 years, how about 10 years, cyangwa bati ngo where do you see yourself in 5 years, ni hehe wibona mu myaka 5. Bakakubaza ati how about 10 years, bizagenda bite noneho mu myaka 10. Bakubaje mu myaka 5, bakita bakubaza noneho mu myaka 10 bizaba bimeze bite. Vuga yuko noneho ari za achievement ugenda ugaragaza yuko ugomba kugeraho. Hanyuma tutatinze reka tujye no ku kibazo cya gatatu kibazwa muri iyi ikizami cyo kubona buruse. Ikibazo cya gatatu kikaza kivuga ati how will this scholarship help you to reach your goals, cyangwa iyi buruse izagufasha ite kugera ku ntego zawe. Buruse izagufasha ite kugera ku ntego zawe, ukagenda ubisobanura. Wenda niba ari buruse y'ubuganga, uvuga yuko intego yawe ari ugufasha abantu kugira amagara mazima. Hanyuma ukavuga n'uburyo buruse izagufasha kubigeraho igihe uzaba wabonye ubwo bumenyi bwo gukora ibyo bintu. Hano ndi kunyuramo mu ncamake kugira ngo tureke gutinda video itaza kurambirana. Wowe icyo ugomba gukora ni ukanyandikira muri comment y'ukuntu wumva uzabikoraho bino bibazo, akwereka n'uburyo gisubizwa cyane mu buryo butomoye bumeze neza, ukaba wabasha kuba watsindira buruse yawe. Hanyuma akaza ikibazo cya gatanu aricyo kivuga kiti how did you or will you choose your major, cyangwa wahisemo ute cyangwa uzahitamo ute ishami uziga. Ahangaha niho ruba ruzingiye sasa rero. Hano ati wahisemo ute cyangwa uzahitamo ute ishami uziga. Ishami uziga mbere na mbere gendera kuri performance yawe, hanyuma ugene no kuri vocation yawe, umuhamagaro
wo muri ibyo bintu. Nagomba kugaragaza ko bino bintu atari umuhamagaro wawe. Hano ugomba kuba yuko ibintu ari wo muhamagaro wawe, ukavuga yuko impamvu ugomba kubihitamo ari byo wiyumvamo kandi wumva yuko wakomeza gukora nabyo wahoze urota kuva mu bwana bwawe. Igihe rero wasubije ibi bintu neza, ubasha kuba wabaye umwe mu banyamahirwe begukanye iyi buruse. Hanyuma ikibazo cya gatanu aricyo kibazwa muri kategori ya 7 kiravuga ngo how will you utilize this scholarship. Hanyuma iyi buruse ugiye kubona uzayikoresha ute? Hano ugomba kugaragaza uburyo ki uzakoresha iyi buruse, ukabigaragaza mu buryo bwimbitse. How will you utilize this scholarship, cyangwa uzayikoresha ute iyi buruse numara kuyibona? Uzayikoresha uzayikoresha mu gutuma ugera ku nzozi zawe, ndetse ukagira n'icyo izamarira sosiyete muri rusange, haba mu muryango wawe, mu gihugu cyawe, ndetse n'aho uturuka. Igihe bavuga scholarship, bakavuga scholarship yo hanze, ugomba kugaragaza yuko more option cyangwa more priority ari igihugu cyawe. Hanyuma iyi ari kategori ya 7 ibazwamo bino bibazo bimeze uko nguko. Nyabona niba wakunze iyi video yirayikinge, ndetse wandike muri comment uvuge ubundi buryo bw'ukuntu twagusobanura bimwe muri ibibazo ko ari 35 bibazwa muri iki kizami, ukabasha kuba wagitsinda ukagera ku nzozi zawe. Twe intego ni uko wagera ku nzozi yawe, iyo utsinze natwe tuba dutsinze. Hanyuma ukareka kwihererana aya makuru, ugasharinga inshuti zawe nazo zikamenya aya makuru. Rero reka tujye muri kategori ya nyuma, ari byo bibazo byo gusoza cyangwa closing questions. Ibibazo byo gusoza rero, aha ngaha rwose nubwo uba washyushye mu mutwe, ibi bibazo ugomba kubisubiza neza. Ikibazo cya mbere babazamwe hano bakubwira ati what question do you have, cyangwa hari ibibazo ufite. Hano rero ntabwo ugomba kuba yuko nta kibazo ufite, ugomba kuvuga ikibazo n'ubundi related cyane n'ayo masomo. Hano ugomba kugaragaza ikibazo gitomoye, ndetse kugira wakibaza ati uyu muntu ni umufilozofi wigendera, ndetse ukabasha kuba wayitsindira iyi buruse mu buryo bukoroheye. Hanyuma ntabwo wabafite atungo ngiye nta kibazo mfite, oya, ntabwo mwaganira uko nguko ubura ikibazo. Vuga ikibazo gikomeye ku buryo nawe ugisubiza nawe bimugora, ati uyu mwana ni imiti byatanu mu expert. Hanyuma sasa rero iki nicyo kibazo cya 34 bakubaza muri iyi kategori ya closing questions. Ndetse ikibazo cya nyuma bashaka kudakubaza ikintu, bakakubaza iki kibazo ari nacyo cya nyuma cya 35. Bimwe muri bibazo bibiri hari kimwe bakubazamo, ijya kubaza ati hari ikibazo ufite, cyangwa what questions do you have, cyangwa ati bakakubaza is there anything else you want to add, ati hari ikindi kintu wifuza kongeraho kuri ibi twaganiriye. Hano ugomba kugira ikintu ugomba kongeraho. Ugomba kongeraho ni ukugaragaza icyizere cyawe, ukagaragaza uburyo kizagira umumaro sosiyete, ukabigaragaza rwose. Ndetse iyo ubashije kuba kino kibazo cya closing question wagivuga neza, ubasha kuba rwose ubaye umunyamahirwe wegukanye iyi buruse. Ibi rero bya bibazo 35 bibazwa mu kizami cya buruse. Waba uri umunyeshuri, waba uri umubyeyi, waba uri umwarimu, sharinga aya makuru kugira ngo abantu bayabone, kandi ukande subscribe kugira ngo utazacikanwa. Urandika muri comment ibibazo by'ingenzi bikomeye wumva yuko byakugora kubisubiza. Hano ni ku Ikibazo TV, iyo utsinze tuba dutsinze, hanyuma tukabivuga nkabereka uburyo ki mu bisubiza. Urugero wenda niba wiga ibintu bijyanye n'ubuganga, wiga economy, cyangwa wiga art and design, cyangwa wiga tourism, we ikintu ugomba gukora avuga ati kino kibazo iyi nimero kisubize nk'umuntu wiga rino somo, hanyuma mbereka uburyo ki bikora. Hano ku Ikibazo TV ibiganiro nakagaruka, ngira ngo nyuma yuko maze kubereka amavideo menshi ya za kaminuza zamaze gufungura hano mu Rwanda, nkabereka uburyo ki ushobora gukoramo application nkaba harike mukaprayinga ku manota 50 kuzamura, ndetse n'abashoje mbere y'uyu mwaka turimo. Icyo gihe rero ntago uzaprayinga gusa, ukeneye na buruse. Iyi buruse rero impamba nguhaye yo kubona iyi buruse ibino bibazo 35, agenda ubizi neza. Nakubwiye yuko ahantu uza kugira ikibazo wowe uransobanuza nkagufasha, hano tuba tubayeho ku bwanyu. Hanyuma rero
twamara kubisubiza icyo gihe ubaye umwe mu banyamahirwe batsindiye buruse. Iki gihe iyo usuje bino bibazo ni full scholarship, ndetse muze kureba ku mpera y'iyi video ndaza gushyiraho video wenda ebyiri z'ukuntu ushobora kubona kaminuza zafunguye ukabasha gukoramo application ku manota 50 kuzamura. Hanyuma iyo umaze gukora application nibwo uhita uza ukabona aya masomo agenda akurikira. Hanyuma rero niba utarakanda subscribe umenya yuko uri muri aho bintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi ibiganiro nk'ibi by'ingenzi ni ingirakamaro mu kubona buruse. Kandi nkashimira cyane abantu bakanze subscribe, nawe utarayikanda yikande ufungure inzogera yawe kugira ngo tuzajya dushyiraho video ujye ube mu ba mbere babona izi video tuba twabashyiriyeho. Hanyuma rero wowe ikintu ugomba gukora ni ukwandika muri comment y'ikintu wumva yuko twabakorera, ariko nimbona bino byasobanutse nta bibazo byinshi mwambaje twamaze kubisubiza, nzabereka uburyo ki witwara igihe ugiye gukora ikizami cyo kubona buruse cyangwa interview. Hari ukuntu witwara, hari n'ukuntu ugenda, ibyo nabyo tuzabivugaho, ndetse ibintu byose byakugirira akamaro biba biri hano ku Ikibazo TV. Ugomba kureba buri munsi dushyiraho video ukareba amatangazo mashya twabashyiriyeho. Turabakunda cyane, ngiye ari Callixte Mutabazi, ibiganiro nakagaruka duhe muri video itaha. Kanda subscribe usharing inshuti zawe kugira ngo zimenye aya makuru, ubaye umukandida w'Ikibazo TV, ndetse ukaba ubashije kurokora abantu benshi batazi amakuru yo kubona buruse ndetse n'amakuru yo kwiga. Bye bye, duhure mu yindi video igiye gukurikiraho mu kanya.